guys ni wa muhungu wanyu Dela n'ibisanzwe guys ngiye kubereka nyine ko umunsi w'ejo wari umeze muri shooting kuseka nzere ko umeze neza n'abatameze neza mwihangane muraza komera fresh uyu ni Anbi umukobwa wanyu nyine muramubona muri salon aje kumukorera uwo no muhanzi wanyu bamwita Anbi yarari muri salon aje kumukorera ka makeup bamwita Vilani umuvixen warimo yaktinze neza guys ndabizi neza ko muzabikunda kabisa naho nanone yari umuhanzi wanyu Anbi nyiri indirimbo everything ngiye kumukora ka makeup nyine muri salon baturi kumwe na Vilani Dela nguwo mu kizuru naye ndaho ndi kurebera nyine murabyumva mba ndaho nasamye ariko mbamagaze vibe ziteye ubwoba naye nishimye to niba ntari nasinze I don't know but byari fresh none Vilani yahagaze vibe za danger ngo na besto wiwe da ngo ni besto wiwe unyine bari bandishije umubo ariko ndavuga tsoke nyine vibe bari zose ngo besto wa Vilani ngo si de besto ngo naba besto da gusa nyine zari vibe ngo nanje umuhungu nitije besto wabandi naye namwitije duhagaze nyine vibe ziteye ubwoba niki gusa ko tukiri muri salon aho ngaho sasa twari tuzamutse tugiye aho bigiye kubera urumva ndaza kubatamo nyine indi boro mu kanya ko tugiye aho bigiye kubera vibe nyine bari nk'ibisanzwe location yari Gikondo aho twari tuzamutse tugiye Gikondo kabisa aho bayita kwande narayibagiwe